Hey baby, let me start by saying that from the moment I met you, my life changed in ways I never imagined. Mentally, you kept me sane. Emotionally, you kept me safe. Spiritually, you kept my faith. And even if physically everybody around could tell that I was growing and booming with happiness. So I would like to start off by saying thank you for loving me back to life. There is no happier version of me than the one standing in front of me, in front of you today. You are my light somewhere in the middle of the tunnel. You are the song in my head that I finally placed a finger on. So I'm here to say congratulations, you are a man of your word. Because every single day you strive to make me the happiest woman on earth. But one thing I want to tell you and promise you, Miles, that I will forever and ever submit to you. I will forever respect you, Miles. I forever honor you, Miles, as the head of our home, and there is no one or plans of hell that will ever prosper in our marriage. In Jesus' name, I pray, amen. Mashimeshi cyane kuri Linda. ngira ngo urabona ko ari ibintu byiza cyane rwose. Ubukwe bwa Linda Priya wamamaye muri sinema, byari ibintu byiza cyane kabisa, asezerana hariya imbere y'Imana. Ahangaha ngira ngo ryari ijambo rya Linda, reka noneho nkumvishe n'ijambo ry'umugabo we ukuntu ryari rimeze. Urebe ukuntu emosiyo zafashe umwana bikamurenga karira boro. Linda, uyu munsi ni umunsi w'amateka kuri twebwe kuri njye nawe, kuko from today twabaye umwe. Ntabwo ari umwe imbere y'abantu gusa, ahubwo ni umwe n'imbere y'Imana. Musezeranije imbere y'Imana n'abantu ko nzagukunda akaramata, nzakubera umubyeyi, sinzigera nkubabaza, nzaharanira ibyishimo byawe mu bihe bigoye, nzakuba hafi mu byiza n'ibibi, nzaharanira iterambere ry'umuryango wacu. Ndabizi ko turi imfubyi, ariko Imana niwe papa w'imfubyi. Kuva waza mu buzima bwanjye wambereye byose. Ewana, ni ibintu rero byari byiza cyane, byari ibintu byiza biryoshye kabisa. Bwari ubukwe bwiza cyane, bwari ubukwe bw'agatangaza. N'ubukwe n'ubu ngubu buracyarimo kuba, utagira ngo bwarangiye, buracyarimo kuba rwose. Ubu ngubu buri no guca live kuri YouTube channel ya Linda. Maybe reka ndebe neza YouTube channel biri gucamo yariyo, buri gucaho yariyo, buri guca kuri channel yago, yego nibyo, buri guca kuri channel ya Linda Priya. Niho kabisa burimo kubera. Nukuvuga ngo rero ubu ngubu aho bigeze, ubukwe dote yabaye, church nayo yabaye. Ubu ngubu hasigaye kujya muri reception. Akaba ariho bari kuduteguza ko kanya gatoya ari reception, ariho bigiye kubera mu kanya kabisa. Ubwo hagiye kuba hashya noneho kurushaho. Urabizi ko muri reception aribwo n'abantu batabonetse, bari bari mu kazi wenda se, cyangwa bari bari mu zindi gahunda, icyo gihe nibwo baba babonetse, noneho gahunda zigahita zikomeza kuryoha. N'ubukwe rero, reka mbanze nkubwire gatoya kuri ubu bukwe uko byari bimeze. Uwa Nkusi cyangwa se Nkusi Linda wamamaye ubwo yitabiraga irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye, ariko akaza no kwamamara nka Linda Priya muri sinema y'u Rwanda.
yakoze ubukwe na Irenge Christian bari bamaze igihe bakundana. Linda Priya muramuzi muri filime zigiye zitandukanye, muri filime za Bamenya niho yagiye yamamaye cyane, muri Bamenya series n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu nguyu rero akaba nanone yaramamaye ubwo yakundanaga na Zaba Misedkor, ariko kuri inshuro obita Christian akaba ariwe ubashije kumwegukana. Kuri wa 8 Gashyana rero 2026 nibwo habaye umuhango wo gusaba no gukwa Linda Priya mu birori byabereye ahitwa Caleb Garden kwirebero. Angangira ngo ni naho ubukwe bwa Neo Bosco bwabereye niba ntibeshye. Ibirori rero byakurikiwe n'umuhango, byabanjirijwe nyine no muhango wo gusaba no gukwa. Kurikiraho umuhango wo gusezerana imbere y'Imana wabereye muri Assemblies of God Church. Ahangaha rero niho basezeraniye imbere y'Imana. Abatumiwe mu bukwe rero biteganyijwe ko baza kwakirirwa ku mugoroba, kuri uyu wa tariki 8 Gashyana 2026 nyine. Ibyo nakubwiraga ko no ugiye no kuri YouTube channel ya Linda Priya TV ahari guca nyine buno bukwe bwabo, bari kukubwira ngo turakomereza mu kanya muri reception. Akaba ari byo bari kukubwira rero, byanze bikunze harabura iminota mikeya cyangwa se amasaha makeya kugira ngo reception nayo itangire. Aba bombi rero bakoze ubukwe nyuma yuko basezeranye imbere y'amategeko mu muhango wabereye ku biro by'umurenge wa Kimihurura ku itariki ya 18 Ukuboza 2025. Ku itariki ya 10 Ukwakira 2025 nibwo aba bombi bemeranije kubana akaramata, cyangwa se basezeranye nyine kubana akaramata mu birori uyu mukobwa yanambikiwemo impeta. Mu kiganiro yigeze kugirana na Igihe, Linda Priya yavuze ko we n'umukunzi we batangiye gukundana muri 2023. Gusa twebwe twabimenye mu ntangiriro z'umwaka ushize, nibwo urukundo rwabo rwatangiye kujya hanze nyuma yuko benshi bari bazi ko nyina akundana n'uwo bita Zaba Misedkor. Mbere y'uyu musore nyine Linda yavuzwe mu nkuru y'urukundo na Zaba Misedkor bakinanaga filime zigiye zitandukanye. Bombi rero bakaba bari barakundanye guhera 2022. Usibye kuba azwi muri sinema nyarwanda, Linda ni n'umwe mu bakobwa bahataniye ikamba rya Miss Rwanda 2021 na 2022, ariko yaherukamo nyine ubwo 2022 yaje kuyikuramo mu buryo butunguranye, bwatunguye benshi baribaza batese bigenze bite, n'iki gitumye yikuramo, n'iki gitumye avamo. Ariko icyo gihe havugwaga byinshi, hari muri byabihe hari inkundura zo kuvuga ngo habamo ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ngo ba Prince Kid n'abandi bayobozi baryo ngo ntago waba mu isi utabanje kubaha kuri ka ruswa y'igitsina. Ibintu byinshi havugagamo nyine ibijyanye na ruswa y'igitsina biri ku rwego rwo hejuru. Amakuru y'abamotari icyo gihe akaba yaravugaga ko ngo Linda hari umuntu, ngo narindi impamvu yikuyemo ari uko nyine bari bakomeje kubimusaba cyane, dore ko ari na mwiza, bigaragara ni mwiza, aseka neza, arashinguye. Yari umukobwa mwiza nyine wakurura abo bagabo niba koko byarabagaho. Rero uko kumuhoza ku nkeke bikaba byaravugwaga ko ngari byo byatumye yikura muri iri rushanwa, akavuga ati ngewe sinshoboye gutanga ibi bintu mudusaba, mureke nikurire makange karenge. Uyu munsi rero bwari ubukwe bwiza kabisa, bwari ubukwe bwiza buryoheye ijisho. Ubukwe bwanitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye, birumvikana umuntu yari umusitari, byanze bikunze ubukwe bwe nabwo buba bugomba kwitabirwa n'abasitari, by'umwihariko abo bahuriye mu gisata kimwe. Niba ari umuhanzi burimo abahanzi benshi, nyango mwaribonye ejo bundi mu bukwe bwa Neo Bosco harimo abahanzi, higanjemo abahanzi benshi ba Blues Melody,
ba Vestine, ba Dorcas, ba Aline Gahongayire, ba Bwiza, bande bari benshi. So rero na hano niko byari bimeze muri ubu bukwe. Hari higanjemo abakina sinema cyane, ngira ngo mwababonye babamenya, mwababonye ba Nyambo, mwababonye ba Farimerisi, mwababonye ba abandi ba ura musore ukina muri Kanimba, ukina muri Bamenya, n'abandi benshi bagiye batandukanye bakinana cyane muri filime za Bamenya. Niho bari kabisa, bari bahari ku bwinshi. Ngira ngo bandi mu bindi byamamare byagaragaye ni Babo Rwanda, nyamakuru wa Isibo TV, yarahabaye cyane, n'abandi bagiye batandukanye, ariko undi wari na munini cyane kurusha benshi bari bahari no bita Junior Giti rwose, n'umwe mu bari bitabiriye ubu bukwe, aho yarari mu bambariye umusore cyo kimwe na Babo Rwanda. Mwamubonye Nyabitanga nawe ko yarahabaye, n'umwe mu bari muri ubu bukwe nyine bwa Linda Priya. Ni benshi cyane bari bahari kabisa. Byari ubukwe bwiza cyane, bwari ubukwe bw'agatangaza kabisa, ubukwe ubona ko bwari burimo ibiceri bifatika kabisa, bwari ubukwe burimo agafaranga kabisa. So rero nuko nguko byari byifashe. Ubu ngubu tuvugana, ibirori bigiye gukomereza muri reception, niho bagiye gukomeza kwenjoyingira. Ubwo andi makuru araza kubagezweho nayo kuri ubu bukwe, ndaza kugaruka hano nyakubwire kuri Beto TV Show. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro n'amakuru byacu bigiye bitandukanye.